Ndabasuhuje mbifuriza kugira umugoroba mwiza mwese abateze amatwi ikiganiro Umuhoza. Ikiganiro tubagezaho buri wa kabiri saa 11:30 z'umugoroba, kikibanda ku ngingo zimwe na zimwe ziba zavuzweho mu ikinamico runana. Ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba mwagiteguriwe n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Ngiye kukibagezaho ndi Irabizi Viviane. Ushaho gusobanukirwa ibijyanye n'ubuzima. Mu Kinyarwanda tugira imigani myinshi yerekeza ku mwana, bashaka kuvuga agaciro k'umwana, uko umwana akwiye kwitabwaho, impamvu ari ngombwa. Rimwe baravuga ngo umwana ni umutware, igiti kigororwa kikiri gito, bashaka kumvikanisha ko umwana akwiye kwitabwaho kandi cyane. Ibi rero byatumye ngira amatsiko yo kumenya ngo ubundi umwana akwiye kwitabwaho gute, cyane cyane mu bijyanye no konka. Ni ryari umwana bamwonsa? Ese ubundi umwana ushaka konka uramureba ukamumenya? Niyo mpamvu mu kiganiro cyo kuri uyu mugoroba tugiye kurebera hamwe uko umwana muto yitabwaho. Umubyeyi amwonsa kangahe? Amwonsa ate? Kubera iki? Muri iki kiganiro turaza kumva bamwe mu babyeyi baganiriye n'umukozi w'Urunana Development Communication batubwira uko bafata abana babo, ndetse tubifashijwemo n'impuguke mu by'ubuzima bw'uruhinja n'ubw'umwana Diane Linda. Turaza kumenya imyitwarire yifuzwa ku babyeyi bafite abana bato. Mbere yuko twinjira byimbitse mu kiganiro, reka Diane abanza dusobanurira ubundi umwana n'uruhinja batandukanira hehe. Amazina yanjye nitwa Diane Linda, nkaba ndi umuganga w'umuforomo, nkaba ndi n'umushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi n'umwana. Ubundi Linda, tutarakomeza, iyo bavuze umwana n'uruhinja bitandukanira hehe? Ubundi uruhinja n'umwana, ariko umwana wese si uruhinja. Iyo tuvuze uruhinja, impamvu tubitandukanya nuko hari igihe umwana aba akiri muto cyane, ataragira abasirikare bakomeye, cyangwa akiri muto wa wundi ushobora guhura n'indwara nyinshi zitandukanye ntashobore kuba yakwivanayo byoroshye kuko bataragira abasirikare b'umubiri. Muri icyo kigero cy'umwana w'uruhinja aba akiri noneho wa mwana usaba kwitabwaho bya hafi na hafi kurenza umwana mutoya usanzwe. Yego, rero niyo mpamvu tugerageza kubatandukanya, cyane cyane umwana uri munsi y'iminsi 28 kuva akivuka aba ari uruhinja rutoya rukeneye gukurikiranwa, usibye ko n'abandi na nyuma yaho nabo baba bakiri batoya n'impinja. Sinzi uko nabisobanura, ariko uwo mwana we aba ari mu gihe kigoye cyane, yashobora kugira indwara za hato na hato zikaba zanamuhitana. Yego. Ikaze rero nanone mu kiganiro Umuhoza. Ababyeyi twaganiriye dore icyo bavuga ku nshuro umwana yagakwiye konka. Aba nabo twasanze mu murenge wa Kigoma ho mu karere ka Huye. Mama, umenya gute ko umwana ashaka konka? Umwana yamaze iminota 30 atangira kuba akubagana, ashaka kurira nyine nk'ushaka konka, ahita umuha ibere. Biterwa n'umwana wari we, hari n'uwamara isaha. Umwana ashaka konka ngenda bimenya, arandeba cyane ukabona afite anteye impuhwe, nyine nkahita amuha ibere. Yonga inshuro nyinshi kuko igihe ashakiye konka cyose ndamwonsa, nibura nk'inshuro 8. Burangiye we mwonsa igihe abishakiye, ariko buri iyo akiri mutoya ko ntago ndegereza ngo arabishaka, ngurikiza umwanya maze atonga ngagenda ngamwonsa. Ubundi umwana uko yagashatse konga nicyo gihe wamwongereza. Ako hari abana bagira ubute akaba atakwiyibutsa ko ashaka konga, akaryamira ukabona yasinziye cyane, uragenda ukamukangura ukamwonsa bitewe n'iminota aba amaze atonga. Ubundi mbere najaga mwonsa buri uko arize, ariko ubu nasanze atari byiza. Inshuro mwonsa nk'eya ni nk'8 ku munsi, kuko mba ndi kumwe nawe. Uwo mwonsaga buri uko arize, nkategereza ko yabanza yarira, atarira na saa 6 zikaba zagera. Ariko ubu ntago nkireba ku byo kubanza yarira, nanabikuye mu runana. Kuko nasanze n'ubundi kutegereza ko umwana abanza yarira buryo buri kumubankamira, ubumwicisha inzara. Ahubwo ikiza uramwibuka ukamuhereza utabanje wamuhogoza. Umwana iyo ashaka konka ararira cyangwa agatamira intoki, nkabona yuko ashaka konka. Hari igihe uba watinze kumwibuka hanyuma akarira. Byibuze umwana agomba konka mu masaha 2.
yaba abishaka atanabishaka ukamuhendahenda ukagerageza ku buryo agomba, yaba yarize yaba atarize ugomba kubigerageza ukamuhendahenda ukamukangura ukakora ku buryo mbese ari umwana uba ukunda kwisinzirira mbese ntiyiyibuke ariko wowe ugomba kumwibuka ukaba wamukuraho nk'akenda ukamwicisha akayaga agakanguka ku buryo nyine ugerageza ku buryo umuha ibere. Diane Linda namubajije niba hari inshuro runaka umwana akwiye konka n'impamvu yazo. Ubundi umwana ukiri mutoya munsi y'amezi 6 agomba konka byibuze inshuro zitari munsi ya 12 ku munsi. Iyo mvuze ngo munsi ni ukuvuga ngo ashobora no kurenza kubera ko umwana aba agifite igifu gitoya, ntabwo anywa ingano ihagije y'amashereka ku buryo yawe yamarana igihe kirekire mu nda. Biba bisaba rero kumwosa inshuro nyinshi. Bivuze ko iyo umwana yonse munsi y'inshuro 12 biba bitangiye kuba ikibazo, ntabwo aba yafashe intungamubiri zihagije muri icyo gihe. Hanyuma rero ku mwana uri mu hejuru y'amezi 6 we aba ari wa mwana ushobora no kukugaragariza ibimenyetso ko ashaka konka. Bivuze ko icyo gihe yonka igihe cyose abigifuje, kubera ko abatangiye no gufata imfashabere ku mezi 6. Icyo gihe rero arashobora kukugaragariza ibimenyetso ukamenya ko umwana akeneye konka, ariko nawe ugejeje muri izo nshuro 12 aba anyweye ingano ihagije y'amashereka akeneye gufata. Mu gihe aba babyeyi bo bavuga inshuro 8, Linda we nk'impuguke akomeza atubwira ko n'izo nshuro 12 zidahagije, ahubwo ngo binajyana n'umwanya umwana amara yonka. Ariko kandi iyo tuvuze inshuro ntabwo tuvuga inshuro nk'inshuro, ahubwo tuvuga inshuro n'umwanya yamaze ku ibere. Kuko hari igihe ushobora kubara izo nshuro ariko ugasanga umwana afata ibere nk'iminota 3, 4, 5 ubu uramureka konka. Ni ukuvuga kugira ngo wonse ugomba gufata igihe cyawe gihagije, izo nshuro 12 zikaba ukabifatira igihe, atari kuvuga ngo ni inshuro gusa, ahubwo ukita no ku masaha yamaze yonka. Nagize amatsiko yo kumenya niba ibi ngibi byubahirizwa. Byubahirizwa na bamwe ariko si bose. Byaba ababyeyi baba mu mujyi cyangwa mu cyaro, usanga hari ababyeyi bamwe bafite imbogamizi cyangwa imyumvire cyangwa kubura amakuru ku bijyanye no konsa, ugasanga batabyubahiriza. Hari ubushakashatsi bwakozwe muri rusange mu Rwanda bwasohotse muri 2019 bakunda kwita DHS. Ni ubushakashatsi bukorwa ku baturage bose mu Rwanda, bwagaragaje ko abana muri iki gihe, abana bari mu kigero cy'amezi 4, ababyeyi benshi basigaye babavangira ibyo kurya bakatangira kubaha imfashabere ku mezi 4. Muri rusange umwana agomba gutangira gufata imfashabere ku mezi 6. Ibyo rero urumva bibangamire za nshuro umwana yakagombye kuba yonka, kandi akenshi bimugiraho ingaruka nyinshi kubera za ndyo. Rimwe na rimwe iyo ari umubyeyi wo mu cyaro, hari igihe usanga wenda bishobora kuba bitateguranywe isuku, kandi wa mwana akiri muto cyane, igifu cye ntishoboye kubyakira, ugasanga ni wa mwana uhura na diyare, arahitwa, ugasanga araruka, ugasanga afite n'izindi ndwara nyinshi zitandukanye kuko ntabwo ari kubona amashereka ahagije, nta basirikare b'umubiri bahagije afite ari kubona mu mashereka, kuko amashereka akungahaye mu basirikare b'umubiri. Ugasanga rero uwo mwana atangiye kurwaragurika. Rero biba byiza ko umwana yonka akonka igihe gihagije, agazafata imfashabere amaze kugira amezi 6. Akenshi rero abatabyubahiriza nk'uko wari ubivuze, ngendeye kuri experience tubona kuri terrain no mu bitaro cyangwa mu bigo nderabuzima aho tugenda no muri communauté, usanga abatabyubahiriza babiterwa no kuba abenshi bafite za shuguri nyinshi z'ubuzima, akaba yasiga umwana mu rugo akamusigira nyine izo imfashabere cyangwa akamusigira amata y'inka, nayo buriya si meza ku mwana utaruzuza uri munsi y'umwaka. Ugasanga rero biba imbogamizi mu kuba umwana yabona amashereka ahagije. Rero n'izindi mpamvu nyinshi z'ubumenyi, ugasanga nk'uwo mwana umubyeyi arumva ko ku meza yamuha imfashabere ntacyo bitwaye, nubwo wenda baba abana atari kuva mu impamvu za shuguri. Namubajije icyo umubyeyi ashobora gukora
mu gihe atirirwanye n'umwana kandi agomba konsa izo nshuro zose. Wenda reka twibaze iki kibazo tuti ese umubyeyi ukora nyine uri muri izo shuguri z'ubuzima, yiriwe mu kazi cyangwa arahinga kure cyangwa afite indi mirimo akora itamwemera kuba yagendana umwana, abyitwara mate ko umwana akeneye konka kandi umubyeyi akeneye gushaka ubuzima. Rero icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi numva ababyeyi bagomba kumenya, nuko umwana uwo ari we wese akomoka ku mubyeyi uba mu rugo cyangwa utaba mu rugo ashobora konka kugeza kuri ayo mezi 6 utamuvangiye, utamuhaye imfashabere, akonka amashereka. Buriya konka umwana ashobora konka akoresheje igikombe cyangwa bibero cyangwa akonka akoresheje ibere rya mama we. Turi kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twabagejejeho uyu munsi. Niyo mpamvu dusoza iki kiganiro tubararikira kuzatega amatwi ikiganiro cy'ubutaha, aho tuzaganira kuri gahunda yo gukamira umwana amashereka. Ese haba hari ibibazo bibaza mu gukamira umwana amashereka? Ujya wibaza uko wabigenza se ushaka gusiga umwana kandi yonka? Ntuzacikwe n'ikiganiro Umuhoza cy'ubutaha, aho bazatuvira imuzingo gahunda yo gukamira umwana amashereka, uko bikorwa, uko amashereka yakamwe abungwabungwa, n'ibindi bibazo byinshi wibaza kuri gahunda yo gukamira umwana amashereka. Mubyeyi, konsa umwana gusa nta kindi kintu umuvangiyemo mu mezi 6 ya mbere ni ingenzi, kuko bituma abona intungamubiri zose akeneye nk'amazi, ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, bityo agakurana ubuzima bwiza kandi bikamurinda kurwaragurika bya hato na hato. Onsa umwana wawe nta kindi umuvangiyemo, bizamwongerera ubudahangarwa, bimurinda imirire mibi no kugwingira, bityo umwana wawe akure neza haba mu gihagararo ndetse no mu bwenge. Ikiganiro twabateguriye uyu munsi tugisubikiye aha, tukaba tubararikira kuzatega amatwi cy'ubutaha. Iki cyari ikiganiro Umuhoza mwagejejweho n'umuryango Urunana Development Communication na Radio DC ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 07 81 52 35 45. Dusubikiye aha ikiganiro Umuhoza cy'uyu munsi, tubashimira kuba mwadukurikiye. Muramukeho, mwari kumwe na Irabizi Viviane.